Haleluya. Nitwa Karibera Nyesi. Umubyeyi w'abana batanu. Ntacyo umwami Yesu muri 90 tariki 8 z'ukwa kane nibwo nabatejwe. Nibwo ntacyo umwami Yesu mbatizwa imbaraga z'umwuka w'Imana numvise ijambo ry'Imana. Mbatizwa amazi menshi tariki 10 z'ukwa gatandatu muri 90. Ndashima Imana rero kandi nkaba nashimye kuza kuvuga ubutumwa kuko tariki 8 z'ukwa kane muri 90 Imana insanze yambwiye ko nzavuga ubutumwa nkavugira Imana. Ubwo rero nkaba nje muri make kuvugira Imana ibyambwiye muri no minsi ariko mfite byinshi yambwiye kuva uwo mwaka. Imana ishimwe rero. Ndahera ku bishyashya byihutirwa. Ningira igihe cyo kuboneka nzaza mbahe n'ubuhamya mbabwire n'ibindi byose. Imana ishimwe rero. Amen. Kambanze nsenga Imana nyishima ko yambashe kugera hano. Ndagushimiye witeka Mana data twese mu ijuru. Mana nziza, Mana yera, Mana urukundo. Ndagushimiye kudahinduka. Ndagushimiye kuko ijambo avuze uzarisohoza witeka nyir'ingabo. Ndagushimiye ko hatanze Kristo umwana ukunda cyane wishimira. Mwami Imana yacu akaza gupfira bari mu isi bose atarobanuye. Yamo namwe makamwizera atarimo kazabona ubugingo horaho. Mana data ishobora byose aka kanya keza ndagushimiye nzamugingo bwanjye nubwo abakoze bari Mana kuri radio twese twuze umwuka baramuziranenge dutega amatwi umwuka arabe muri twebwe yeze igisandi kibi cyose cyaboneka cyakwivanga mu byo tuvuga mu twampaye. Mana igira neza mayidahinduka turi imbere bwiza bwawe Yesu. Haleluya 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 badata umwuka wera. Urakoze data mwiza, urakoze kuri hagati muri twebwe nuko ushakira natwe muri byose byatse Imana kubwa Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ndashima Imana. Nahera ku butumwa bushyashya kubera ko igihe ari gitoya. Nyuma gukizwa nyine muri 90 uwo munsi tariki 8 z'ukwa kane mambwe ko nzavugira Imana nzavuga ubutumwa. Ndingengo nakwibitaho nuko nahise mbu umunyamasengesho nkizwa neza 91 Imana imbwira ko u Rwanda ruzabura umuriro w'amahanga kandi ko ikunda igihugu cy'u Rwanda. 96 imbwira ko Abanyarwanda bazajya bava mu Rwanda kujya kuvuga ubutumwa mu mahanga. 2006 rabisohoza. Ubwo nanjye 2008 yampaye ubutumwa kugeza ku itorero ryanjye ADPR ndi mu ADPR ariko ibwo ngiye kuvuga kubera ko mbona ari byinshi kandi byari gitoya reka mpere 2018 mwana mvanye mu rugiza ko ntuza mu byumva kuko yabonaga ko nari mu giturage nkabona kugenda bingoye bindushya no gusigura ugeze navuga ngo ndakwimuye ujye kumvugira. 2018 mu kwezi kwa 8 nagiye mwiyerekwa mbona ndi kuguruka mu kirere nguruka ndenga nk'imirenge nk'itatu nsubira hasi ndongera naguruka ishaka gatatu mbona ngeze hejuru cyane ndongera naguruka inshuro gatatu naragurutse mbana mu kirere ngeze nko hejuru nk'Ikigali hari nubijwe rimbwira ngo ngurukanye ubutumwa bwiza ngarutse mu mubiri nibaje ngo ubutumwa bwiza bwari bwo mfata igihe nsenga Imana. Nyuma y'ibyumweru nasenze Imana nsenga kuri 26 z'ukwa 9 na 27 Imana imbwira ko nagomba kubwira ko z'Imana bagafata amasengesho y'iminsi 3 bagasenga Imana kugira ngo Imana bahishire ibintu biri imbere byagomba kurwanya itorero. Ibyo narabikoze 2019 mu kwa mbere Imana yambwiye ko iteganya igihe ryari ryakozwe ryo kugira ngo bahindure gahunda kandi bahindure na Bibiliya dufite yemerwa n'amatore menshi ihindurwe hazaza indi Bibiliya. Imana imbwira ko Imana itayemera itayizera iyo ivuga ngo ni izaba yitwa Bibiliya ikizira kuko izayanditswemo ibyo kwimura Imana. Ibyo Imana yarabimbwiye imbwira kandi ko izaba iyobowe na Kristo bigaragaza umubare byahishuwe bice 13:15-18 imbwira ko abana b'Imana babatijwe mu mwuka wera
batazayemera n'abakozi b'Imana batazayemera. Imana imbwiraho byinshi bigeze mu kwa gatatu itariki 8/3/2019 mu gicuku cya nyuma mu masaha 9 numvise ijwi rivugira mu kirere iravuga ngo dore ikibuye kinini kigiye kumanuka kikagwira isi yose kikayimenagura. Ndavuga ngo ese Nyagasani Mana, icyo kibuye kinini kiri mu kirere kigiye kugwira isi yose kikayimenagura gisobanura iki? Ijwi rigaruka rituje rirambwira ngo nikite umwana w'Imana ugiye kuzamura itorero, guteye maso kandi twitegure ngo nzavuga ubwo butumwa. Ubwo nakomeze ndasenga ariko mu itorero ryanjye nkabugezayo. Ubwo birakomeza bigeze nyuma Imana imbwira Antikristo izayubisha abari mu isi, imbwira ngo mbwira abantu b'Imana ibintu hagiye kuza ubutunzi bwinshi, ngo ariko abantu kuguza amafaranga mu mabanki bazaguza amafaranga mu mabanki ashoboye kwishyura, abayafite bakoresha bafite, ngo kuko Antikristo nimara kuza abantu bazagirwaho nomero za Satani, ariko ngo bazaba bafite imyenda y'amabanki bazaruka bigenza nomero zibajya barimo ubutunzi bwabo, ngo bazinde gufata amafaranga menshi, ngo bere gukunda iby'isi, isi iri gushana no kwifuza kwayo. Mbwira amagambo yanditswe mu rwandiko rwa Yohana wa mbere ibice 15 atubwira ngo kirindira ry'ubutunzi, ngo kandi isi irashana no kwifuza kwayo. Imana yacu tugere neza. Ubwo gameje kuyansenga Imana, nsenga itorero ry'Imana, nsengera n'igihugu cyacu, nkameza nkabisengera. Ariko igikomeye cyane kandi gitangaje, Yesu akambwira ko itorero ry'Imana rigiye no gutaha, ko abantu bose bagomba kuva mu byaha bakubaha Imana bakayisenga, bakava mu byaha ntibizurenge mu byaha cyane. Imana yambwira 2020 mu kwezi kwa kabiri, Imana yambwira ngo ugiye kunyeganyiza isi, ngo ugiye kunyeganyiza ibihugu byose. Mbwira amagambo mu Baheburayo 12 25 26 ndasoma ngo myasenga Imana. Ngiye kubona nibwo hadutse icyorezo cya COVID. Ikibuye kinini ni Kristo uteguza abantu ko agomba kuza, kuko yitwa urutare. Amagambo aboneka mu rwandiko rwa Petero wa mbere ibice 2 uvuga ko Kristo ari urutare. Ibice 2 ugasoma ukavana ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 9. Kristo ni iryo biye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranijwe kandi ni urutare rero. Ibyo nibyo Mana mpaye bya COVID nabyo ngiye kubigeraho. COVID rero nayo sengeye 14 z'ukwezi kwa gatatu nibwo hari namenye ko icyorezo cyageze mu Rwanda. Mu mahanga twacyumvaga mu Bushinwa. Senga Imana amatariki abanza y'ukwezi kwa 4, ndavuga ngo Mana, iki cyorezo se bite bimeze gute? Iki cyorezo byavuze ngo bizaza bikomeye ku isi hose no mu gihugu cyacu. Ni iki cyorezo ni wowe wakimanuye cyangwa se ni iki? Hari amagambo Imana mambwiye mu baro Matesalonike 11 kuko abantu banze kumvira ukuri izabareka bakora ibyo bagambiye mu mitima yabo. Ariko irambwira ngo yemeye ko kimanuka, kuko itabyemeye yagihagaritse, ngo kugira ngo abantu isi yose yimuye Imana, kugira ngo ibanyeganyeze ahari bahindukira Imana, ngo bamwe bave mu bugome, bari mu bugome, abandi bari no mu busambanyi bwinshi n'ubujura bwinshi. Ngo niyo yemeye ko cyamanuka, ngo kugira ngo bimuye Imana, kugira ngo ibanyeganyeze irebe ko bahindukira. Ariko nyuma ngo abantu banze kumvira Imana barakomeje barasayisha. Noneho rero ibyo bya COVID bimwe ndagenda bisimbagurika, kuko akagitabo kajya karuzuye ndasa no bivuga mu mutwe. Noneho COVID ibaho gutyo, ariko Imana ikavuga tuve mu byaha n'ibiki, kandi abantu bo kuvuza induru n'ibiki ngo basenge, kandi abantu bizera Imana. Ejo bundi rero noneho mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka turangije,
nagiye nsimuka byinshi. Imana nagiye kubona mu gicuku ndyamye nsinziye, mbona itara riramuritse rizari ritoya nk'aya matara mu manzu yanyu, riba umusozi munini riramuruka cyane mu kirere, riracana cyane, riracana rihinduka urumuri runini cyane. Numva ijwi rirambwiye ribanza kuvuga mu gifaransa ngo exacte le roi de Dieu du pays au ciel. Mpita numva nisobanura ngo tugomba gukurikiza amategeko y'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. 16 z'ukwezi kwa 10 bigeze 19 ngenda bisenge ndabibaza binsubiramo 21, ariko noneho 19 avuga ngo nigende mvuga ubwo butumwa. 19 21 ndongera ndabaza nese nzarehe. Imana irambwa ngo ugende uhere mu itoro ryanyu, uhere ku bayobozi bo hejuru. Bigeze mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, numva ijwi rirambwiye noneho ngo hagiye kuza amategeko y'isi azahatira abantu gushyirwaho inomero, ngo ariko abana b'Imana ntabwo bazazifata. Amategeko y'isi azahatira abantu bose. Ijambo ry'Imana rambwira ngo nitukifatanya n'abatizera tudahwanye. Ijambo ry'Imana mu Bakore n'ibice 6 mirongo 14 kugeza 18, kutifatanya n'abatizera tudahwanye, kandi ngo abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana bose n'abo bana b'Imana. N'amagambo aboneka mu Baroma 8 mirongo 14 kugeza 17 na 26 kugeza kuri 30, n'andi magambo y'Imana aboneka mu Galatiya ibice 5 mirongo 16 18, ko abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana, umwuka muziranenge n'ubundi umwuka abamenyesha ibyiza n'ibibi. Kandi ngo iyo bibiri impamvu Imana yavuze ko abana b'Imana abakozi Imana bazayifata, abagene bugenwe ntibazayifata. Nabaje impamvu rero batazayifata, rambwira ngo kuko iyo bibiri impamvu iyo iyita ikizira, bana kwitwa ne bari Rozari Mushyange yambwiye ko ari ikizira, ariko ngo kubera ko ibitabo bibiri bizaba bitarimo bitebuza byerekana kugaruka kwa Kristo n'imperuka. Igitabo cya Daniyeli ntabwo kizaba kirimo, n'igitabo cy'ibyahisho ntabwo kizaba kirimo, kuko byerekana kugaruka kwa Kristo n'imperuka. Bivuze ko hari Bibiliya nshyashya igiye kuza. Nshyashya. Ubwo n'ubuhanga kuko yarateguye, yaranditswe. Izaza ryari? Yambwiye ko igihe izatangira gukora. Yambwiye ko umupapa uriho hakemwe yambwiye kera 2005, papa wapfuye 2005 mu kwezi kwa 4, imbwira ngo uwo ngo hari abandi bato abakaridinali 2 bahita banapfa. Muri Gatolika byabaye ikintu kibabaje cyane icyo gihe. Irambwira ngo papa wa 3 uzakurana na Kristo. Uyu no yuri hose. Oya, uyu nguyu yarateguye, yarahisinyiye, ariko yambwiye ko umupapa uzasimbura. Kandi yambwiye ko uyu nguyu ngageze ku iherezo, iherezo rye riri bugufi. Ngezo ntekeje nti n'imyaka ye aranakoze buriya. Yambwiye iherezo rye riri bugufi, ariko ngo uzamusimbura azakoresha icyo gitabo. Kandi n'ubuyobozi bw'isi yose, n'ubuyobozi bwa gipolitike na Amerika, n'isi yose ntabwo ari igihugu cyacu. Iyo Bibiliya ngo igitabo cya Daniel ntabwo kirimo. Kubera iki gitabo cya Daniel kitarimo? Kubera ko igitabo cya Daniel kigaragaza iby'imperuka, iby'imisi imperuka n'ibyahisho biruzuzanya. Naho wa mubare 666. Abazayikoresha rero bazaba 666. Kera nayo gishwe ndo umunyeshuri, ariko izaba yemewe, izindi ntago zizongera gukoreshwa ku ngufu. Ariko izi zindi zizava bazaze bakakungufu, nta gaciro zifite. Kandi mbwa ko izindi rizaba rimwe. Idini rizarimwe, amadini yose bayabumbire hamwe, abantu banabyishimire ngo bazabumbira hamwe, kandi bashyira n'umunsi w'icyumweru. Imana irambwira ngo umunsi ubwo abadivantisi ntabwo bazongera guterana. Abadiva biki byose, abasilamu ntabwo bazongera guterana, byose bizajya ku munsi umwe. Uwuhe munsi? Uzari icyumweru niwo guzemera. None ndavuga ibyo bizaba nko mu gihe kingana iki kugira ngo abantu bitegure? Kureba kubimenyetso nese umunsi ntago awuze, gusa ntibyamenye umunsi. None nakubwiye ko nabyumvise muzabishobora, ntabwo ndi umwemeza. Ndabyumvise. Ibyo byose hari ahantu bihuriye na Covid. Covid ngiye kwigera. Twari tukiri kuri icyo gitabo kimwe, umunsi umwe, amadini yose akabamwe gazabigeragerezwamo. Nibyo abantu bakwiye kwitegura. Ubwo nabaje Imana neko se Mana, Abisiraheli ku munsi w'Isabato, ubwo naho Mana
uwo munsi bazawemera niko nabaje Imana tugenda bibaza nteko twebwe ibyo bintu bivuze ariko abantu bashobora gukeka ko uri umudivantiste ntago ndiwe kuko abadive hari ibintu hari inyandiko nigeze gusoma nta nubwo nasengera na rimwe niyereko wowe wagize ku giti cyawe niyereka ntago nigeze nsengera nta nubwo nigeze mbemera njya gukizwa bashatse no kunjyana ndanga sinigeze njyaho na rimwe iri ni ihishurirwa ryawe harya watubwiye ko witwa nde Agnes Karibera ufite imyaka ingahe mfite imyaka 73 umaze imyaka ingahe ukijijwe nakijijwe muri 90 maze imyaka 70 wow kuva icyo gihe wumva ubuhanuzi none se niki cyaguteye none hanga kuvuga utireka amaguruke cyane ko ngewe twahuye ari fabo mbwiye uti yewe nibyerekeye covid hani nibyo byanjye ko Imana ubwe inegeze kubivuga vuba nibi ndamwaka kuvuga mu itorero ariko buna ntegeze kurangura ubu nimva hano ndajya ngenda nta nubwo nzategeze ibyemezo ndajya ngenda uwo mbonye mubwire aho nshowe mpagere ubundi najyaga ngenda nyine mu matero ko bampaye n'ibyemezo ariko Imana avuze ngo nige cyemezo tugende tuvugira Imana turangurira abantu bamenye ukuri bave no mu bitotsi kuko Imana ikunda abantu bose okay reka dukomeze tugire no kuri covid cyakuzanye ubwo rero nakora abo ngabo abisiraheli Imana yabwiye ko batazabyemera ubwo abisiraheli nabahe abisiraheli barayaba ubwoko bw'abisiraheli nyine abo Yesu avutsemo banamugambaniye ngewe navuze ntese Imana ko twego dusanzwe dusenga ku cyumweru ari intsinzi ko umwami Yesu yazutse ku cyumweru imbaraga zo mwijamo mutatu bakamweza ku cyumweru ubwo ngubwo ko numva bavuga ngo basenga ku cyumwasenga inyamaswa tuzatugiye gusenga inyamaswa niko nabajije Imana kuko iby'abadive ntago mbizi irambwira ngo twasengaga ku cyumweru ari umunsi wacu umwami ngo none abadiva rero ngo nibo baramwihakanye ari bo bafite amategeko n'ubuhanuzi ko Mesi hazaza baramuyoborwa baramwihakana kandi baranamugambanira ngo none Imana umunsi wategetse ni umwe igiye kuwusubizaho ngo none ngo ku cyumweru uzatangazwa n'abayobozi b'idini n'umutegetsi bw'isi none se twitege ko mu minsi iri imbere tuzumva itangazo ry'uko buri muntu wese agiye kujya asenga ku cyumweru ntabwo bitinze ibyo bintu tubyitegure vuba aha noneho rero imbwira ko nibiramuka bashyizeho itegeko ryo gusenga ku cyumweru no kubaka Bibiliya mufite bazazibaka biraye ijambo ry'Imana barangiza bakuremo igitabo cya Daniel kizavamo kivuga iby'imperuka no kugaragara kwa Kristo ikindi gitabo bazakuramo ibyahishuwe nacyo kivemo kubera ko nacyo kirimo ibindi bigumemo bikangura abantu bakamenya ko Yesu agiye kugaruka Daniel ibyo yahanuye nibyo Yohani mu kigwa cy'ipotime Imana amuhishuriye biruzuzanye okay kadukomeze n'ubuhanuzi bwawe hari n'amagambo Yesu hano biri Daniel ibice 11 murongo wa 26 kugeza kuri 30 abana Daniel ibice 12 murongo wa 1 kugeza kwa 4 kandi Imana yambwira ngo icyo gitabo ni gitangwa bagashyiraho umunsi umwe itorero ry'Imana abantu bazasohoka muri Babiloni imbwira amagambo mu byahishuwe ibice 18 murongo wa 1 kugeza kwa 5 basohoka muri Babiloni udubiri rw'amadini bayobeje abantu bose irari ry'inzoga n'ubusambanyi ariko ubusambanyi n'amagambo n'ubusinzi abantu basinda ibiganiro byinshi n'inzoga zirimo ariko n'ubusinzi bw'ibitekerezo n'ubugambanyi ni byinshi biba bikubiyemo byinshi ngo bazasohoka muri Babiloni udubiri rw'amadini kuko nta nyigisho nzima bazongera kwiga no kujya babashyengesha kavuga ko Imana ari urukundo itarimbura abantu itanahana ari umutunzi w'imbabazi ariko imbabazi Yesu nizirangira Imana izahana Yesu kandi azaza afite umujinya mwinshi arakaye ubwo bunatezamo ko akona umunyabyaha wese ngo naze icyo gitabo rero ni gitangira kwigishwa abantu bose ku ngufu ntabwo ari kubajyana ku neza bazima zazirangiye none mbaza Imana ese Imana bisere no bazemera umunsi Imana yambwira ngo bisere ntabwo bazemera uwo munsi kuko Imana Uwiteka Imana azaca ubwoko bwe ngo ntabwo azabuca aba bose ngo bazihana buno barasinziriye bari mu bitotsi ngo kandi kuva umwami Yesu bamugambanira agapfa ngo bavuye imbere ya Pilato ngo amaraso ye azatube twebwe n'abana bacu nguhereye umunsi ni kwishurwa ryambwiye ngo ise yahise yiciraho iteka kuva icyo gihe mu gihano barimbuka ngo ariko icyo gihe
umunsi no gutangazwa Abisirayeli bose bazihana kuko Uwiteka Imana azaca ubwoko bwe ngira amagambo byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 1 kugeza kwa 8 buriya bwoko bw'Imana bene Israeli bose abantu 140 bingahe bizajya mu ijuru bazana bose icyo gihe Pilato bavuga ko bicireye iteka ko yego nari nsanzwe nsoma Bibiliya ariko nta byari mu bwonko bwanjye ndavuga ibyambwiye bo bicireye iteka nibyo yavuga ibyawe vuga iby'ubuhanuzi Imana yaguhaye nibyo nyine ubwo Abisirayeli bazahita bo bakizwa bose Imana yambwira kandi ngo igihugu cy'u Rwanda iragikunda igicano kizaturuka muri Afurika ngo u Rwanda ruri hagati muri Afurika n'ubu byose buzava Imana ikunda igihugu cy'u Rwanda ikunda abayobozi b'igihugu n'itorero ngo ishaka ko rizakanguka rikavuga ubutumwa harimo izatoranya bagakwira isi yose akabwiriza ubutumwa bwiza ko Yesu agiye kugaruka isi yose igakanguka Imana agena ubugingo bagakanguka u Rwanda ngo izarukoresha ariko yimbwiye kuva kera 1990 u Rwanda uzarurirwa amahanga imbwira ibyo gusa 1990 kandi ubu ngubu ubona ko u Rwanda ruri hejuru noneho 91 yanyese n'ibyahishuwe irara nakundaga gusenga kuko nende umunyagateka cyane iyo baranentuza mbona mpindi ibyo mpindengemo narabikurikiranye cyane ngira ngo mbimenye 91 nibwo afashe Bibiliya yinyereka ari ninjye mbona mu mucyo ndaje ibyahishuwe ndabisomya wenda mw'iyo myaka twagiye twumva abari w'iki ba Meshaki ndumva rero bari bahanuzi bakomeye ku kimwe mutumvaga byari bimeze bute mwe muherereye he muri za 90 myaka za 90 kuko Meshaki ndumva ari bavuga cyane twe dufite n'amaradiyo cyane twarabyumvaga ariko n'iby'Imana tubwiraga itarakubwira ngo ugende uvuge ntago bivuga biganeza nk'abantu bake ntago haguruka ngo ugiye kuvugira ahantu kure itakubwiye ngo genda oya nko muri 2008 watubwiye ko ari n'ubundi butumwa Imana yakugejejeho yamwe nagiye 96 96 bw'icyenda gatanu yabimbwiye ariko Imana yambwiye ko icyo cyakirengagije ifite bizakibazo batambye byo kujya bicura byangwe mukozi Imana ubona bwarasohoye nkuko Imana yakugejejeho ntabwo bishyize mu bikorwa yaranagiye we shobora kuba atarabishyize mu bikorwa kuko iby'Imana yambwiye babishyize mu bikorwa adahari byari ibihe utunyura muri make nese ko yagiye 2016 nabwo mbwiye ubutumwa ndaza mubwira regional Somania Imana imbwira ko mitora harimo imivurungano batavuga rumwe abantu bavugishaga ukuri babarwanya agashyigikira abiyoberanya mu murimo nyuma nambwira ngo haize amezi 5 mbaje Imana yambwira ngo yagize abajyanama babi abo yabaye simbizi ahinyura umuburo ngo agiye gukorwa n'isoni Imana kwimbwa nyuma by'imwe bengiye kumva numva DPR yo hejuru nyine babafunze cyagiye bitana byanditse ubwo rero nizera ko Imana yabimbwiye inagiye kwimuburira nahari nabimwibutsa nuko tutarongera kubona yambwiye ngo ngiye kumuburira ubwo rero reka nivugira bitureba none ryo tari maze kumurika ryaracanye mu kwezi kwa 10 tariki 16 z'ukwezi kwa 10 bimbwira ko tugomba gukurikiza amategeko y'Imana y'igihugu cyo mu ijuru bigeze 19 ngenda bansenga mbisobanuza nsubiramo rambwa ngo ugende mvuga ubutumwa nzavuga ubwo butumwa bigeze 21 ndayibaza se ubwo butumwa nzabuvuga nzahera hehe Imana rambwa ngo nibanze ngene mpere ko bakozi b'Imana mu itorero narabivuze noneho bigeze mu kwezi covid nayo inkingo ziraza n'ibiki ariko Imana irambwira ngo covid yo yarabyemeye irambwira ngo siyo yonyine aho batangiye vuye inkingo n'ibindi biracyaza n'ibimenyetso bikangura bizera ngo kandi mwizera Imana mwe rwahangayika imitima ngo kuko covid urwo rukingo ntago ruzayikingira ntago ruzabuza abantu kwirwara Imana irambwira ngo nibihe byanyumira gukangura abantu nibakanguke abagomba gupfa bagomba gupfa agomba gukira agomba gukira ifite abazapfa ifite n'abazarinda ifite n'abanyabyaha zarinda babwirwa ubutumwa bavuga ubutumwa Yesu agiye kugaruka ngo ahubwo abantu nibizera Imana bave no mu bidatunganye bave mu byaha ngo guhaweka imitima kandi ngo mwere kwiza ko urukingo rwo ruzabarinda ngo Uwiteka ni uzabarinda uziza ko urukingo ruzamurinda umutima nawo gumisha ku Mana ntago urukingo ruzamurinda kandi ambwe ishyano izakurwa n'irindi shyano bizakurwa n'irindi shyano n'ibimenyetso Imana yamanuye
kugira ngo ikangure abantu bayo. Niyo mpamvu umwami Yesu ashaka guha agaciro umunsi w'Imana yateguye. Ubundi umunsi w'Imana ngo ni Isabato, yakuweho n'iki ku isi yose, abanyesabato babe bazi Imana bayo umwana wayo, bita agaciro rero. Ariko ngo Imana ishaka gusubiza umunsi wayo, kandi ngo nanone intuza umunsi w'Isabato ngo ntabwo abantu bazumva ko bagomba gusenga ku Isabato gusa, ngo ahubwo abantu buri munsi bukwiye kumva ko ugomba kwegera Imana ukayegereza umutima wawe uko ushoboye, atari gusenga umunsi umwe ku cyumweru. Uwo munsi umwe ku cyumweru ngo nujyaho utegetswe n'abantu, abantu zabumva ko bagomba gusenga ku cyumweru, kandi ngo noneho izi ngingo rero ngo zizatuma abantu abazazi. Imana yambwiye ngo Imana yanjye byarambabaje, ariko hari icyizere yatanze, yavuze ngo inkingo ntago zizabarinda, ngo ahubwo inkingo zirimo imbaraga z'umwijima bizabya intekerezo z'abantu. N'ibihugu byombi bibiri byabiteguye ngo biyobye isi bibashuka ngo, kandi iki cyorezo cy'indwara cyajya ari iterabwoba, uwo gifashe n'abandi bahahamuka bagira ubwoba bihebe. Noneho materwa izi nkingo, imbaraga z'umwijima zinjira mu bwonko, ngo umuntu afite ubwonko zinjira mu bwonko, ngo icyumba cya mbere kirimo ubwonko, mikoro y'ubwonko harimo icyumba cyo gukunda Imana n'umutima wose, kuyumvira no kuyizera. Urwo rukingo ruzagenda rwangize imikorere y'ubwonko mu bwonko. Ubwonko ka kabiri harimo imikorere yo kumenya ibintu byinshi binyuranye, ari ibyiza cyangwa ari ibibi. Ubwonko bugatekereza ibintu byinshi binyuranye, ibyiza n'ibibi, ubwonko rurabifata rukabimenya. Ubwonko ka gatatu karimo ubwonko komba k'ubwenge bwo kuvumbura ibintu bihanitse bifite akamaro, ibintu bihanitse kandi bifite akamaro. Abize amashuri murabyumva. Ubwonko ka kane karimo ubwonko bwo kugenzura imikorere y'ikintu, imikorere ya buri kintu cyose, kugenzura imikorere ya buri kintu cyose. Ubwonko gatanu harimo ubwonko bwo gushyira mu bikorwa ibyo watekereje gukora no kubivuga. Kugeza kuri gatandatu rambwira ngo ubwonko bufite utwumba twinshi dukora imirimo myinshi inyuranye. Naho byageze naho na sense ifite imbaraga. Noneho urwo rukingo ngo ruzagenda rwangize ubwo bwonko utwo twumba twose rwangize. Navuga se Mana mu ijuru, ubusa abantu bako batabizi bizagenda gute kandi ko barutewe. Ubwo nashatse kuza kuko Imana mbwira ngo mvuge mu itorero covid yagiye babarakinze, ngize batereka nta nzira hibonetse, ariko nagenda bivuga buno kuza hano Imana baretse ndavuga ibyanyu hano, najya kuvugira ku mugaragaro, mvugira Imana, mvugira igihugu, abatuye igihugu, aba mu itora, abakristo n'abatari abakristo, n'abayobozi, abantu bose ku Mana ndi kuvugira bose, ntabwo ari idini najya kubwira. Mpaguruke ndangurure, nambwa Imana yambwiye ngo ejo ngo yarambabariye, ni ngende mbwira n'abandi bababarikwe, yarambatuye, ni ngende mbwira n'abandi babaturwe, yangene ubugingo, ni ngende mvuge ndangurure n'abandi Imana bandike mu gitabo cy'ubugingo. Nese nivuza ko zajya mu ijuru ngenyine, mfite abavandimwe, mfite abaturanyi, mfite abayobozi, mfite abategetsi. Noneho ndavuga nti Imana, haba haje urwa kabiri nabyumvise ninjoro kwirado, ndarirangira amarira menshi, musa abantu bawe hari abakozi Imana n'uvuze ko bose baturikingwa n'abandi, kuravuga ko utabyema byangiza ubwonko bw'abantu. Ubwo bwonko bwazatuma abantu batubaha Imana batayikunda, ngo nyine ngo bazamira nk'ibimashini, ibije byose babategetse babikore batabifite ubwonko bwo kubigenzuza, aho babyanye babajyanaho. Ariko ntimubwe ngo ni mu Rwanda gusa, niyere ko wagize ijwi rikambwira rikambwira warize wenda nakabazo k'amatsiko. Ntabwo byinshi mfite, ibitabo binini biri mu rugo byanditsemo ibyo nkambwira, ijwi rikambwira, ubundi se nkumva umwuka nganiriza bindimo. None ncamake nashyizemo ntabyo neza. None navuga nti Mana, none se covid wavuze ko ari yo gukangura abantu bawe, urukingo raje ko abantu bagomba kwikingiza, none uri kuvuga ko utabyemeye, biri kwangiza imikorere y'ubwonko, ibyo bazababwira byose babyemere batabigenzuye. Ubu se abantu bawe ngira agahinda, inshuro kabiri nararize, mbona amarira nyihingamo, ndarira cyane nk'iminota 30 ndyamye mu gicuku, ndangije kwihoza
Imana avuga mwana wanjye ukunda itorero ugakunda n'igihugu cyawe. Natangiye gusengera Imana muri 90 ariko gusengera ubu cyane nyine nibwo intambara yaje maze kwibera umurokore ndiko no abantu bayagara nibikingira agahinda ibyo by'intambara za cyazabaye navutse ariko ndi umwana muto ntabyo nzi ibyo numvise n'ibyo muri 90. Noneho ndirima Imana avuga ngo mwana wanjye ukunda itorero ukunda igihugu cyawe kandi atangiye kugisengera kera mbere n'abahanuzi bose ngenda batanze kugisengera ngiye gutuma ugenda urangurura ngo uzababwire ngo abazitebe batabisobanukiye ko Imana ibyanga bose ngo izavuyanga imbaraga z'umwijima zibirimo izazivuyanga ntabwo zizangiza ubwonko bwabo kuko navuze se nese barabizi babibwiwe nandise ngo izavuyanga imbaraga z'umwijima zirimo ntabwo bizangiza ubwonko bwabo abete bose batabizi ngo n'abantu banjye n'abana banjye ngo ntabwo ishaka ko inomero za satani ngo abantu bazazakira babizi babishaka igihe batarabimenya ngo basobanukirwe izajya ivuyanga ikuremo namwe ngo rwa gatatu rwe ni rwa rurangiza bazaruterwa baramaze kubimenya ngo bari kwikingira ngo badapfa. Imana ambwiye ngo ipfu nyinshi ziraje impfu zo yarazisohoye ziraje bakwikingiza bazapfa batakwikingiza ifite abazapfa ifite n'abazabaho ariko ngo izavuyanga kuko navuze nti Imana abantu ntago babizi none se niba ariko Imana ambwiye ngo watumye abantu benshi niyo kwibwana Imana watumye abantu benshi bize bakarangura bakavuga mvuga za essence za metereza n'ibiki byose byashoboye kuvuga bize bakarangurura imaze ugafata n'abaswa nabo batize kabayiresha umwuka wa wera ukabishura ukababwira. Imana yambwira ngo natumye abantu benshi batandukanye ari abize n'abatize ngo mubaswa uri uwa mbere ari itorero ry'Imana mbere n'igihugu mbere guhaguruka ugenda umvugire kandi koko mubaswa ndi uwa mbere nibagiye byambwiye muri 90 yewe nabanje numva batanga ubuhanuzi ntabwo bwa muri 90 bazana mishaki no twumvaga ariko namuze kuri radio rimwe nta nibwo nashoye kubyumva nta radio nari mfite hari nyuma y'intambara bimeze nabi bavuga ari Imana avuze ko izavuyanga imbaraga z'umwijima zirurimo nizere Imana mutangayika. Imana yavuga ngo wagerageza nyine Imana iti nicyo gituma abona agene ubugingo bakimara kubimenya ntibazatera urwo rukingo abaruteye batabisobanukiwe nzabarwanirira nkuremo imbaraga z'umwijima mu bwonko bwa no mu mitima yabo. Uzababwira uti ese muratinya urupfu uti Imana yamana impfu nyinshi uti abazumvira Uwiteka Imana izabarinda. Ngira amagambo muri Yesaya umuhanuzi Yesaya igice cya 19 imbwira n'ibyahishuwe igice 22 murongo wa 14 no wa 13. Imana iti ni Imana itabeshya kandi itivuguruza ntabwo ibeshya abayizera ntabwo ngivuguruza. Imana yambwira iti uzababwira uti ni Imana ishoboye byose uti urupfu n'indwara n'ibyorozo niyo ibitegeka ko bazayizera abazumvira umuburo ngo bakayizera ni Imana ishobora byose kandi bizarwanya izo mbaraga ni satani zishyiramo. Buriya muri 2017 Imana yigeze kumbwira ko nyuma za satani bazigendana namwe ngo igihugu cyacu cyarimo abantu 10,000 ku isi hose hari miliyoni 100 hari 100,000 bagenda niki inama ngo za satani zo kuvugana no gutingana n'ibiki mbwe n'ubutinganye no mu gihugu cyacu biri Imana ibyanga kuyambwe amagambo y'imwitangire Sodoma ne Gomora bice 18 n'ibice 19 ibyo byose avuga gutingana ari byo Loti wa mudugudu yarari Imana ikabarimbure baje butinganye n'igi cyaho kirenze ubusambanyi bw'umubiri. Imana byo yarabiremye ko ibyo butinganye ntabwo yabiremye abantu ngo nibabikore cyo gihambwe muri abo ngo bagene inama za satani kabatinganye barimo barimo benshi. Wenda tugana ku musozo none ibyo wibandaho cyane na Faba kubaze nkabi Imana yambwira ati niba mwemera ko muri mu minsi ngo mwemere ko mu minsi y'imperuka bigaragazwa n'ibimenyetso Yesu yavuze ubwo intumwa ze zamubazaga ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwe. Ngira amagambo muri Matayo tumwa bwiza bwa Matayo 24 amagambo 32 ngira no muri Mariko ibice 13 murongo wa 7 no wa 8 na Luka ibice 21 murongo wa 9 no wa 11 ngo bayira gutinya tubimenyesha bigaragaza kugaruka kwa Kristo. Ishema njya amagambo noneho rero
ibyo nawe ubyiyandikira ibyo ngibyo ibi ngiye njya byiyandikiye mfite n'ibindi bitaka binini nanditsemo mfite n'incamake mba ngira ngo nifashishe nabiciyemo kandi ntabwo nabikubereye kubera isi inkeya noneho umugambi w'Imana ku bantu bayo Imana nyine arambwira ngo kubwira abazasoma ubutumwa bakabugenzura abazasoma ubutumwa bazabwumva mbega bakabugenzura mugomba kugenzura ibyo byiza bamara kugenzura ibintu wumvise wabyemera bakabyemera amagambo muri Esa n'ubundi cyo cyane mu 19 kizamare nayo gutegeka kwa kabiri mice 7 murongo wa 7 kugeza kwa 8 wa 8 aya ya mbere tayirangiye ibyahishuwe ibice 22 12 13 rangiza 13 ukarangiriza kwa 16 uvuga ko Yesu ari nyenye mu ruturuturu none senga Imana maze impamvu y'iki cyorezo mu kakane Imana yambwiye ko iki cyorezo gikwisi yose yarabimbwiye kikoze imbwira ko isi yose kizayigeramo ngo kubera abantu kubana abantu bakabije ubugome no gusayisha mu byaha byinshi bimura Imana yagira ngo irebe ko bava mu byaha bagahindukira imbwira ko ashaka gukura ubwibone mu bantu ko bava mu byaha byajyambwe ko isi yose kigezemo imbwira no mu Butaliyani gwigezemo hari mu matariki abanza y'ukwezi kwa 4 ngo no mu papa igezeyo nafite indikaye nabyanditsemo mpamvu byizera rero yambwiye mu Amerika kitaragera mu bupapa ngiye kumva numva ngo mu Butaliyani cyagezemo irambwira ngo ahantu hari utununga hose kirahageze hari utununga ambwiraga ahantu hose hari umujyi ko cyahageze ngiye kumva numva ngiye cyahageze yarabimbwiye mfite ibindi bikaye nanditsemo ngiye kumva numva ibyumba cyahageze ariko yarabimbwiye mbere imbwira ngo n'abakomeye bagezemo aribwo ahari harabonetse wa muntu wavuye hanze bageze mu Rwanda bwa mbere 14 nibwo nabyumvise z'ukwezi kwa 3 umwaka ushize ko umuntu yabonetse bwa mbere mu Rwanda wa covid wari uvuye hanze ni bari umupolisi ubwo mu Buhinde noneho nyubishakuje nanjye ngize agenda sengera ambwira ngo hose kirahageze ndabyemeye ko cyagira nshaka kuri ubwibone mu bantu hose ntambwira hari utununga n'ibiki tununga none ko kiri impamvu cyangwa kizashira ryari impamvu ndambwiye ubwo biza ngo ishyano zagiye kurwa n'irindi shyano n'igishira hazaza n'ikindi ngo ni iminsi y'imperuka tuzahora gutya mpaka tuzahora gutya mpaka erega abantu bagiye gutaha bagiye gutaha ariko si bose ariko batazatasimbaza Imana iri gusarura ahubwo uravuga ngo nituve mu byaha tunayizere nahise kwimbwa ngo ubu byararangiye tuyarye dufite byararangiye ahubwo muyakoresherezemo n'umurimo w'Imana oya nimwiyaye Yesu ko avuze ko azazamo abantu bacyubaka amazu bagihinga bagishaka abagore bakibyara niko Yesu yavuze waryo ibyo byose akayimarira hijyatana apfa akazicwa n'inzara ahubwo kwakoresherezamo Imana mugumye mubaka amazu mucuruze mwirinde ibyaha wowe se wambara agapfukamunwa urakambara ndakambara kubera iki utinya kandi ufite ikimenyetso ufite Yesu yaravuze ngo Kayiza arabwiye intumwa ze Kayiza bamuhivye n'Imana bahivyayo barabafasha ba Petero bari kumwe na Yesu badasora bamaze kubafata ati turabigishwa ntago basora agenda abwira Petero ngo nagenda ajye fata neza nagenda ajye mu nyanja akure mu ifi ayibage akoramo niba ari amakota niba ari amaki asore imisoro ya bose niba rero abayobozi batubwiye itegeko irizima ritadutandukanye n'Imana tugomba kubumvira naje kubwira abantu bose n'isi yose ubutumwa bw'Imana abantu bose Imana irabakunda isi yose naje kurangura ngo abayobozi b'igihugu
babimenye naje kurangura abakozi b'Imana Imana yashyize mu itorero baza amabanga y'Imana nibarangurire bavuge watubwiye ibintu byinshi reka tubibumbe mu ngingo eshanu ubundi ubutumwa bwakuzanye ubushyize nko mu ngingo eshanu ni ibihe bintu bitanu by'ingenzi ushingiyeho ubutumwa bwagukuye ibyumba ukaza hano i Kigali? Ibintu by'ingenzi byamvanye ibyumba nkazana i Kigali kubwira abantu ko Imana ibabwira ngo nibakanguke bave mu byaha kandi bayizere. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, mbere kugira ubwoba covid ngo irabamara bikingiza ngo urukingo nirwo ruzabarinda, Imana nizabarinda. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu abakozi Imana bazi ubutumwa bw'Imana yabahaye basoma ibitabo nibarangurire babwira abantu Imana yiremeye. Mbere kuvugira mu nsengero gusa no mu biro babasangemo bababwire, nabo babasangenze mu ngo bagende bababwire. Babwira abantu Imana iby'Imana bashakaho. Icya kane abantu bareka ubugome bave mu byaha bakundane bahuza umutima afite ubutunzi babusangire n'abatabufite. Were kunyura ku muntu aburaye yishwe n'inzara ikorerembera ufite ubutunzi wabibonye birebera ubutunzi bw'uzinzu. Abamena ibiryo abafite imyenda bajya kujugunya, hari abantu benshi bambaye ubusa n'abandi bararya ubusa. Bakorera Imana bakiriho kuko ubutunzi abantu bafite muri nose bazabusiga barabiruhiye bazabisiga. Good. Icya gatanu ari nacyo wenda umuntu yasorezaho. Icya gatanu umuntu yasorezaho ni uko Imana ibyagambira izabikora. Yambwiye amagambo ejo bundi 10 na kangahe mu Baheburayo ni kwa kane saa 8 mvuye no mu materaniro. Mbwira amagambo mu Baheburayo byankisha kabiri irambwira ngo Imana igiye gutigisa isi yose inyeganyeze. Irangije vuga amagambo mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 26 na 6 na 7 n'umunani. Nabirahora mu yasome aho nawe rimwe mu gikapu ngiye nayikuremo yabimbwe ejo bundi. Hanyuma se hari akabanga yakwibiye kuntu twakwitwara muri ibi bihe by'icyorezo? Neza ukuntu mwakwitwara ibihe by'icyorezo mugire ibihe byo gusenga byinshi, mwongera amasengesho kandi umuntu ku giti cye ntabwo ari ngombwa mu rusengero. Mu rusengero igihe mufunguye mujyemo no muri za kiliziya, ariko ku giti cyawe gusenga mu gihe byo gusenga. Akandi kantu umuntu yakwitwara gute muri ibi bihe? No muri ibi bihe nyine ukurikije ubuhanuzi ufite komeza tubwire kongera ibihe byo gusenga. Ikindi guhindura imico, niba wari umunyabyaha ukagenda uva mu byaha kava mu byaha. Ikindi kagira urukundo kwizera n'Imana kayikunda. Imana ishaka ko tuyikunda. Hanyuma mu buzima busanzwe tubeho gute? Ubuzima busanzwe mu byo mukora imirimo yanyu tunakurikiza ingamba zose uko zisabwa. Ukorera leta yikorera, wikora ku giti cye akore, umuhinzi ahinge, imirimo yose muyikore. Yesu azaza byose bigikorwa. Ariko hari ibindi bigiye kuza nyuma yo covid nimubibona rero muzamenye ko ubwo butumwa ari ubw'Imana. Hari ibindi bigiye kuza. Gusa Imana mbwiye kudahahamura abantu ngo mbatere ubwoba. Abantu ngo irabakunda mwese yarabaremye. Kandi bere gutinya gupfa, n'ubundi abantu basanzwe bapfa. Ufite igihe cye cyo gupfa zapfa. Ntabwo zaba ari covid zamwe ni nakugeraho ikakwica bizabihuje na dosiye Imana yakugeneye. Mwere guhahamuka mwizere Imana. Abantu nibatinye bizere Imana kandi ubwo byo mukora imirimo yanyu mwongeye ibihe byo gusenga no kugira urukundo no kuva mu byaha abajye no mu karengane. Kandi ngo Yesu namara kuzamura itorero buri wese abe wejejwe mu itorero. Ntabwo Imana ivuga idini, amadini abantu bayise amazina bayarwaniramo. Buri wese abe wera mu itorero. Kristo namara kuzamura itorero mugene yajya bazasigara bivuga ngo barabatijwe barasenga bazahura n'akarengane bazahura ingorane kandi ngo ntabwo bazashobora guhanya umwami Yesu. Bamwe bazapfa urupfu rubi bamwihakane, kandi niba namwihakana bo barengane bavuga ngo ko mwamwemeraga mwasigaye mukora iki? Impamvu Imana ishaka abantu bose bizera Kristo bave mu byaha basenge bizeye, ubundi biturize bakora imirimo yabo nta terabwoba ryo kubashyira ngo murapfuye. Twagushimira rero kubwo ubutumwa bwawe. Ikindi ambwiye ko Kristo azaza mu ngeni bwa mbere muri Afurika
ibihugu bya Afurika ngo nibyo birimo yabimbwe 2019 nibyo abemera Kristo umwana w'Imana benshi Afurika. Ibihugu by'Uburayi rero ntago bamwemera bafite igirwamana byinshi, ariko Afurika yema Kristo umwana w'Imana ko buri dini risenga riramwemera ko ari umwana w'Imana. Abo ngabo ngo niba azavuza impanda bwa mbere bazamuke, nibazamurwa isi zagira imbaraga ibwirwa ubutumwa bahita bihana. No kuvuga Afurika dufite amahirwe. Mara amahirwe kuko ni namwe nibo bagiye gukoresha bavuga ubutumwa. Afurika Imana irayikunda, harimo benshi yambwe ngo amadini yose barimo bema ko Kristo n'umwana w'Imana. Abo bavuga ngo ntibakizwe ngo bemera ko Yesu n'umwana w'Imana, abamwemera bose rero nibahindukira ibintu bizaba bimeze neza. Kandi ngo Kristo naza ntago azaza kumugaragara bavuga ngo nguriye ngo azaza nk'umujura, azohereza umwuka we gukomane n'umutima wawe gugende, ahubwo kumugaragaza aza bwa kabiri aje guhana isi yose no kwirimbura. Bwa kabiri nibwo azavuza impanda, abantu bagiye ubwoba, bamwe bisha amavuma n'ibiki byose bamutinya aje asa nk'intare abirindutse, ariko kuzamura itorero ngo azaza nk'umujura agane mu kirere, yohereza umwuka we gukomane n'umwuka wawe mutima uzamurwa. Urakoze. Ubwo niwongera kubona ubundi buhanuzi rwose uzaza ubutugezeho. Ntabwo nacagagwe wahabonye aho dukorera hariya nahabonye. Ubwo wenda umuntu yajya avugana nawe ntibitugore nk'uko byatugoye. Ariko ntimuzongeye gutinya Imana, mbwiye ngo abantu bere gutinya, ahubwo mutinye Imana, mutinye n'icyaha. Nibyo. Tinye Imana, utinye n'icyaha. Habyo najyaga numva byinshi nyine bya biracitse yego bigomba kubaho, ariko yego nakera byabagaho, ariko ubwo tuzi Imana se ijambo ry'Imana tumanga ahirwa bapfira mu mwami ngo baruhuke imihate yabo kandi imirimo yabo igende baherekeje. Umuntu nafana umukristo arakiranutse yaravuye mu byaha se sazajya mu ijuru azishima kanezerwa, reba ukuntu umeze neza uturanaheza, ariko ugeze mu ijuru ibyo mwisi uzabona ari amase, uzabona ntaho bihuriye n'ibyo mu ijuru. Ubwo rero ntabwo tugomba kwiyango dutinye duhahamuke, twizere Imana, tuve mu byaha dusenge kandi tugumye dukora imirimo yacu uko tuyishoboye. Ni hari abantu bashaka kukumva bakavuga batakisura mu mama uriya wenda nafite ikibazo ko ndi umusazi. Yesu avuze ko abantu bazaba n'abasazi, ubuze ko arenda kunyanyiza abantu kagenda bavugira no mu nzira no mu mihanda. Yagiye kubikora kubera ko abagomba kuvuga babihawe baratinya, ariko iyo kugeza nk'umusazi ukagenda ukavuga ntacyo wikopa, akuvuga ngo ugenda uvuge ariko wakwanga kuvuga akazakurimbura bavuye mu byaha, ukanga kumvira Imana ngo nituyumvire. Abantu ntabwo bitinya ko abantu bavuga bateko siramu nibura niyacanganyikiwe. Ntabwo nabitinya, nta nibyo nzatinya. None se ubu imyaka yose maze ibyo yagiye imbwira, ntabwo ambwiye ngo haguruka ugende urangurure, none kunkoreshamo nashaje, yamvanye n'umugo rwanjye nari ndufite, maze imyaka 3 ndaho ngaho nibwo ampa ibi byose. Ntabwo ukibana n'umugabo? Umugabo yapfuye kera. Ntabwo ukiba mu rugo se? Mfite nta mwana mpaye imba, ariko urugo rwanjye narusezera mama bandi kumvira Imana. Gute se? Ntabwo ugeze udusangiza ubwo buhamya? Nese nabuvugana nzagaruka. Ubuhamya yajyaga intuma nibone nkagenda, ariko cya kibazo cyo mu rugo kirimo amatungo inka n'ibiki, harimo n'abakozi ryashyari ry'abademoni, abantu badakizwa n'ibiki bakaboshya. Ndi no mu miryango ikorera Satani, kwezi bakagira nka ntinya ko inka baze bariza abana banjye hamwe n'izanjye ebyiri. Noneho ngeze bambwira Imana, ariko Mana we ngo hari ndahantu hafi ya kaburimbo, kandi naho banandoga ndwaye amaguru, ndwaye umugongo, mpara ndwaye ibirozi, cyakoze ntanzara nyishaga ne mu giturage neza ibintu n'ibiki ntajya guhakeza kugura umunyu cyangwa isukari nta bintu naguraga. Ndavuga ngo henda ngo ndi nk'ahantu hafi y'umuhanda kaburimbo, ngo burananjya kugukorera ngo dore Mana mva mu rugo ngo ngombye gutanga igihe nkajya kuri kaburimbo najya handi ikindi, ngo ariko ndahana kaburimbo ndi kwivugisha ngo ndahita najya ngo nakumvira Imana. Sinzi ukuntu yabyumvise gukira karaga itumye umuntu kwezi kwa mbere 18 ngo ningira vanimuke ngende, ariko ikayira bimbwiye 16 kwizanyimurira, mfite n'abakobwa babiri akamurasa rimwe na rimwe nanjye isambu yanjye bakatisha kanyezi dufaranga, kandi nize kunyurwa, ariko simbara nk'ibyo nifite mba mu rugo rwanjye, ariko ndanyurwa kandi ndashaje. Kandi nurakorera Imana ubu, noneho ubuzima bwe bwose ubu hari Imana? Nabo hari Imana, ubu bindi byose kuri wowe n'ubusa. Njyewe urebye igihe maze mu gakiza nayakenye Yesu mwakira neza kandi nkiri umugore ukiri muto, ubu nshaje vuba. Nibyo. Ndi muto ariko ndemera ambera umutware, sinamuteshwa ngo muce ku ruhande, ndi umugeni wa Kristo rero. Kuko nzi byinshi nihangane byinshi, kandi ndi mutoya kandi mfite umubiri, ariko nta mugore w'ikigoryi wigeze kunyigiraho ubugoryi ngo mwemere.
hansukishiye amafaranga inzoga oya Imana mbatije umwuka wera w'ingufu nibwo buzima nabayemo ngomba gukora Imana iminsi nshigaje kuko byarambabaje nabaze ngo iyo iba nariki umwami Yesu kera Imana ashatse muri 79 ibibwira umupasiteri yaranze ndi umwana ariko ngiye n'umugaterika wari mu Pantekote yaragiye mari umugabo w'umupagani yabimbwa ni mwebwe mwe musanzwe muri apagani mutagira idini 79 ariko maze gukizwa imyaka 10 ishize yose numva ndavunda amabara numva ndamukunze nabaga ntekereje gusenga Imana abwira ikintu Imana nkafata urugendo rw'amasaha 2 nkagiyeho ntabimubwiye nasenga bakambwira ubuhanuzi nabibwiye Imana ngo Mana ngiye ku mukozi wawe ibi ngibi ndabikeneye nibi noneho ubimunyuzemo nkagenda gasenga bakabimbwira kandi ntigeze mbibaganiriza abuke koze yaratashye ntacyo ubwo rero kuba nakorera Imana hano ndahavuye banyita umusazi banyita umurwayi sindwaye Imana izajya imijambo ndivuge ashe kujya amage kuko iminsi kigaje ni mikeya nicuje ntiba Imana warampamagaye nakera se hubwe kandi yarabikoze ni 9 ariko byari bigoye kujya mu by'abarokare by'abapene ntago byumvikanaga icyo gihe babyitaga iby'abasazi ubundi by'abatindi no ariko igihe niki n'Imana yashimye ko nageramo ubu nemera Imana kuzajya nyivugira ikizajya mazajya nkivuga arabo twegeranye nimbwira ikintu nyivuye ko n'umujya nkora kugana nkanyuzamo iby'Imana